ibihe byiza ukurikiye AMTV nizera ko umeze neza cyane mu bice bitandukanye aho uri hose haba hano mu Rwanda ndetse ku isi yose muri rusange nagusuje ariko tujya muri gukora ni subscribe ibyo baritukura hirya ndetse notification akazogera ku kantu ngo dukunde inkuru zacu tumara gukora ziteze kugeraho utiriwe ujya kuzishaka muri telefone cyangwa muri mashini yawe ariko nkuko mubibona dutumira abantu batandukanye mu bice bitandukanye inkuru zose zitandukanye zifite igihugu akamaro ndetse n'isi yose akamaro tuzigeraho star cyangwa icyamamare simbizi umwanya n'uwanyu mwe mudukurikiye muzajyanye mutubwiza kazi nitwa inzu y'ibitabo ishyaba kazimya mu gice cya kabiri Papa Mike skill uko bivuga se nk'umuhanzi nuko nivuga undi nivuga mu kapera ngira nti uyu ni inzu y'ibitabo ishyaba kazimya umunyamateka w'ishitisi yabiboneye ski ya part 2 ya Runi bari batazi ko azaza ubu yaje bari bazi ko atazaza ni inzu y'ibitabo part 2 part 2 ni Papa Mike part 1 ni inzu y'ibitabo ni ibikorwa gusa cyane ntabwo arahasobanura igice cya mbere igice cya mbere yari inzu y'ibitabo nyine mfitemo amateka menshi cyane byari urugamba ibyo nacagamo byose byangaragazaga nk'umwagiteri ibyo byatumaga nitwa inzu y'ibitabo noneho mu gice cya kabiri ni Papa Mike kubera ko akazi nkora kansaba umunwa kansaba umunwa kakansaba murare niyo mpamvu mu gice cya kabiri hari Papa Mike ariko no mu gice cya mbere ni inzu y'ibitabo ishyaba kazimya umunyamateka wishituye isi yabibone bro umunyamateka wishituye isi yabibone turaje tubiri byakora muri commentaire umwana wanyu uratanye tubwira se wambaye gute urahera hasi hanyuma uze kujya no hejuru iki cyangwe ubundi baryita ipata aya mabata yose nishamitse ntabwo asanzwe aya mabata yateguwe n'umuntu wigeze kubaho mu kinyejana bitaga Ruganzu iki cyangwa cyavuye Nyanza mu Rukari kiri muri mizi bari babizwa umuhungu uzaza rero uyu muhungu rero cyangwa yishamitse ntabwo twakibonera umufungo gihagaze gusa ariko mu bigaragara byo gihagaze etaje mu bigaragara gihagaze etaje nawe wagiteguye we ntabwo ari hano hafi yabayeho ariko tuzi ko role model wawe ari Karasi cyangwa West cyamamare West amusanga Nyamirama bro si West West ni umuntu wa mbere barabizi naho ngi amapata bayahagaze urabona amapata tuba duhagaze niki niwe wenyine ubundi niwe muntu wagutegura kabisa gavati kore West aba yateguye gavati so Karasi aho suko rya biryogo anga bujya mu Kiyovu ari akabisa ni hano tubikorera urabona imitegura amapata tuba duhagaze ntaga basanzwe papa wanje West musuhuza nazabona kino kiganiro tu West komeza utsinde papa wanje turacyakomeza aho ngaho waranumiye umbwira ngo abantu ngo bafite ngo bitaka ngo bafite ngo ibyangwe ngo bande bibyangwe urashaka kubavuga bane n'uwa nje nacyo navuga kuba nabita abana abo bana rero bita ngo nabame b'ibyangwe ngo nabantu ngo bakora ibintu byatanje nakubwiye ngo ikigira itangiro cyose kigira nerezo bro uyu ni inzu y'ibitabo muri kumwe rero mu gice cya kabiri ni Papa Mike abo abana ntabwo twabagarukaho abahe bana abo bana wamamaga ushaka ngo ndashaka gushyira kuri hasi ushyire hasi babyumve ko abadukurikira ni benshi hari abo bana bita ngo ba Sky hari abana bita ngo ba Papa cyangwa hari n'abandi benshi ntari kubasha gukura muri mind ariko abo bose barabeshya umuntu bita Papa Mike mu gice cya kabiri ibi bintu biba byaramuvunye niwe wenyine ku mubumbi ariko hari umuntu uza gutuma ngo Papa cyangwa yize gucuruzaho ibyo ibyo bintu impamvu bavuga ko yize gucuruzaho icyangwa rero zino ubundi
ubu ngubu uri kumwe nabwiye ngo uri kwiriba iyo uri kwiriba rero uba ugomba kuhakura amakuru menshi ririya zina papa cyangwa ni njye warikoreshaga mbere na mbere hano mu Rwanda hose baranzi nuko nicyo narishatse kuvuga nuko nagize gutya nka pushinga down nkajya hano nkagaruka ngasanga izina ryanjye ryamaze gufata ariko ubundi ririya zina niryo ryanjye zarigana uretse ko ryageze byamaze kugera kure n'impamvu ubwiye ngo ni mu gice cya kane part 2 ni Papa Mike ariko none nababazwa nuko yaza gutwara Papa Mike icyo gihe ni imigi okay Papa Mike turacyara aho ngaho none usanzwe uri umuntu ki ukora iki muri rusange ndi umuntu ki nkora iki ngewe mu buzima umuntu ki ndi umuntu nyamuntu ndi umuntu nyamuntu icyo nkora ngewe ncuruza style zigezweho cyane kabisa ushaka icyango babyita ipata ibyo byagwisizeho byavuye undi babyita amapata ushaka ipata ryatanje kugira ngo ushumike Kigali n'abantu bose babone ko wipampye fresh uhita ureba umuntu bita Papa Mike mpita mbifatanyamo n'umuntu bita Karasi ariko Mike uracyazenguruka imihanda cyangwa nawe warabuze ati reka nshingane iduka nayo mbicyamamare nk'uko Karasi yabikoze cyangwa West mbashije neza cyane ngira ngo ngira iduka rimwe ngira amaduka menshi ngira amaduka menshi kuko ntago kuzenguruka bwo biterwa n'aho waba uri ushobora kumwandira i Remera nkafata bike urumva nabyo tuba tuzengurutse ariko amaduka mfiteyo ni menshi cyane uko tugikuri noneho birabyamamara barazwi cyose n'abamenye wabasaba icyo ibiti kuvuga ngo bakujyanye izina nimba bararijyanye we ntabwo uzakoreka ko barijyanye wowe uri Papa Mike ibyo bakora ubibona ute mu buzima busanzwe buriya rero twese turi abantu iyo umuntu akoze ikintu cyiza uragishyigikira tu niyo umuntu yagutwara ikintu ariko ukanamushyigikira vraiment bari abahungu bakora ibintu byiza nanjye ndabikunda cyane ariko none icyo nabasaba nyine tu man kwa kundi nk'uko bangarutse kuvanga izina ryanjye ryaragiye ugasanga barabyumvisha bamwe bakabyumva ukundi ntabwo ibyo mashaka kugaragaza so mashaka kujya nimba waje uvuga ngo nje muri iki kintu reka kuza ushaka gufatira ku izina ry'umuntu waryubatse rimuvunnye bro naho byo bakora byo ni byiza cyane ndanabikunda kandi ndanabishyigikira cyane hari ikiganiro Bulldog igeze kuvugaho avuga kuri ziriya sirenge yabaye nk'umuntu uzi icy'amazi cyane avuga ko ziriya sirenge adakwiye no kuzunga komantere kuri Bulldog ku byavuzeho Bulldog nawe rega buriya abantu iyo bamaze kugera iyo bagera hari ibyo bumva ko bitabavuna ariko nkatwe tuba tukiri survive dushaka hazaza ibyo byose tugomba kubigaruka gute se bitatuvuna gute se umuntu yatwara ikintu cyo bizi neza ko ari cyaye n'abantu benshi cyane bakizi none hari nawe ugera bakakikwitirira gute tutakigarukaho bya Bulldog ni bya Bulldog ibyanjye ni ibyanjye ariko ubundi izo sirenge muzikura izo sirenge ziratuvuna cyane nk'uko bavuze ngo turacyagenda mu imihanda igira ibyiciro byinshi rero nimba uri kumwe n'umwami w'umuhanda niyo mpamvu izo sirenge zose ziri kugaruka ukazisangamo uhuza ute ubuhanzi bwawe no kuba wabucuruza ibyawe ukuntu mbihuza abantu bifunga cyane abantu baterekaho amapata ya danje kenshi usanga ari abasani nibo dukunda guhuza kenshi n'abapeti benshi baba bashona nyine niyo mpamvu nyine ngenda kubiza gutyo muri ubwo buryo nkabona umwanya nkajya studio nkakora ariko cyane mba ndi mu cyangwe bro turacyari aho ngaho hari kenshi na kenshi ngenda umunyamakuru byo numva nibyo mvuga cyane nabyo nabaza kenshi na kenshi bavuga ko imyenda mwambara atari iyanjye muba mwayitiriye abadukurikiye hari abantu benshi bambara ibintu bitari ibyabo ariko njyewe Papa Mike igihe cyose uzansanga ku ipata ryanjye uzansanga ni pata nta na rimwe uzasanga nifunze ipata rimeze gutya cyangwa se ryahindutse ariko ryanjye ariko Papa Mike wavanamo rinete nkareba n'ingofero mbabara ibyo bintu rwose tuzabikora ikindi gihe kuko ubu hari akantu hano hejuru ntatunganyije mbabara kabisa mbabarira baramutse uvuye n'ingofero bakareba inyogosho ufite ahita bavuga ati ibintu koko bibaho inyogosho mfite nayo nyine ibiri difera ni ikimenyetso twereka ko mba ntandukanye nyine ariko ntago
ngo wabonongoye bro none nako kanwa gasobanura ikirego kuri aya kanwa ubundi gasobanura icyizere tu ya umusore ufite icyizere cyangwa se umuntu wese ufite icyizere aba agomba kuba ateretse kano ka ubundi mu kinyarwanda bakita twarejeje cyonzi none indirimbo zingahe muri rusange hanze hari izihe ese ugira amahirwe ko wakinnye ku maradiyo n'amateleviziyo indirimbo zanjye ubu ngubu ntabwo ndatangira gushyira indirimbo hanze nyinshi ziri mu masitudiyo ntabwo ndatangira kuzishyira ku maradiyo ariko nizera yuko nintajya kuzishyira hanze aba banyarwanda bazankurikirana kuko mfite indirimbo nziza cyane turagira ngo twumve umunsi waje nimba bizakunda nimba koko ufite ijwi uri n'umwateri mwiza uzaba tukakutinga neza duha avanse udasubiye muri za nzu z'ibitabo shwishwi ninjye musani ninjye murapa ninjye muzamenya igihe nzaba naje kandi muzamenya nka Mesiya yego birakaze tuza birarura ibyo turuhira kubigeraho biragoye respect kuba fan abankunda nabo banje yego birashoboka kick ya bro yego birashoboka tumva ko bashoboye muri commentaire bandikemo bari kuri subscribe bikore na share hanyuma ubusangize n'abandi bose turimo wenda turagenda tugana ku musozo ubona ute abahanzi nyarwanda cyane cyane injyana hip hop irimo iragenda buri burengero n'abayirimo bakabasanga mu bikorwa bitari byiza abandi bakajya muri bizandi ndirimbo z'ibishegu usanga abandi ati umuco uracitse usangiza aho ngaho tubwire ko ubona nuko ukuntu mbibona rero hip hop nyarwanda bavuga n'abantu harimo abantu bari kuza bakayakiza cyane ugasanga umuntu amaze kugira izina atangiye kuba inspire ku bantu benshi ugasanga ejo bamusanze mu bitaro ugasanga umuntu atangiye kugera ahantu twafata ko ari we pata twagendera urubyiruko si rimwe noneho bibaye rimwe bibaye tena bibaye kabiri abo bantu ntekereza ko muri industry nyarwanda aribo bari kutwicira rap kandi rap ntabwo ivuga itabi rap ivuga ubutumwa bundi uzumva indirimbo za kera twakumva nk'abakumva abasani bagiye bacaho ntibakoreshaga itabi kandi batanga ubutumwa bwiza bavuga ngo rap ni injyana ushobora gusangamo ubutumwa bwinshi kandi bwubaka abanyarwanda by'umwihariko n'isi yose so ku byo mvuga rero ku basani baza bakayangiza muri iriya ntuza abanyarwanda tumaze kujijuka tuzaba tureba abakora ibyiza tubakurikire abakora ibibi tubakipire nyine kwa kundi kwacu ndagira ngo umbwire ku muhanzi Bushali unute ibihangano bye cyangwa umufatire Bushali ni inshuti yanjye cyane ukuntu mufata nk'umushisani ushoboye Bushali arashoboye ariko nawe agira ikigare kuba ashoboye bwo arashoboye ndanamwemera rimwe na rimwe njya mufana yo ku ndirimbo ze zimwe na zimwe ariko nyine afite ikigare kitari fresh ushobora kuba n'ikimwe ikigare cyo kunywa itabi mu kavuyo rega wanabikora ariko ukabikorera iwawe ukareka kubikorera mu kavuyo buri munsi nimba bamufasha bakamufatana n'abantu buri munsi bakamufatana n'abantu biba bishatse kuvuga iki nicyo kigare nshaka kuvuga n'ubundi Bushali uretse gato kunywa itabi ni byiza utari mwere mu kavuyo yumvishe nabi usobanurira abantu badukurikiye uravuze ngo ushobora kurinywa uri nko mu rugo ariko warinywera muri zagara ntabwo ari byiza kunywa itabi byiza kuri wowe cyangwa n'ibindi byaterwa n'itabi iryo ari ryo ariko iryo ari ryo ryose ntabwo ibyo tuzi abantu Bushali yafungiye bwa mbere ibyo turabizi n'abihagazeho bwa kabiri bamufashe ariko mu biyobyabwenge byo ntabwo tubizi ibyo bamufatiye basanga ari ibindi nimba agaragaye bwa kabiri muri kesi akaba yarajyanwe ku kigo
agiye kugororwa nawe ukavuga ati burya kunywera itabi muri zagaragara ngo ni urugomo akubaze barunywe cyangwa barureke. urakoze cyane abantu rero ahantu mvuze ko kurinywera muri zagara atari byiza ariko uretse ko n'ubundi mu mategeko y'u Rwanda haranditse ngo ntimuganywere itabi mu ruhame kuko birabujijwe ibyo nishatse kuvuga ariko buri itabi si ryiza aho riva rikagera biri umogi bifege bisanzwe ntabwo ari byiza habe na byaba byiza ahubwo urubyiruko rwose rwishora mu biyobyabwenge rubiretse tukiyubakira u Rwanda rwiza u Rwanda rutarangwamo ibiyobyabwenge uramutse ugize wenda amahirwe yo kuvuga bakakumva wenda abahanzi bagenzi bawe cyangwa isi yose muri rusange kuko ahantu hose wasanga droge ni icyo wakora kugira cyatuma bagakumva uburyo wahindura abakoresha ibiyobyabwenge bakaba babireka. na umukangurambaga mwiza kandi mwiza cyane papa wanjye nakifuza ko buri muntu wese ukoresha ibiyobyabwenge ntabwo kuvura indwara gufata umuntu ngo umujyane kumufunga ntabwo umukangurambaga mwiza mbabwira ko itaba atari ryiza mbereka n'ingaruka zabo uko urabona nimba umuntu amaze kugera kuri kariyeri nk'iya Bushali igasubira hasi hejuru y'agatabi k'amafuti katarimo n'ibihumbi na 500 wenda nakora ibintu bishoboka cyane umuntu Bushali bazongera gukora uko yari akunzwe mbere y'uko azava ku kigo ngororamuco. Icyizere buriya rero icyizere ni nk'amazi amazi yamenetse ntayorwa icyizere buriya kiba kigoye cyane yego azakundwa nyine muri ba bandi ariko no muri ba bantu bari bamufite ku mutima b'inkora icyo bita inkoramutima ntabwo byakongera koroha cyane bizamusenda imyaka ntabwo byita byoroha. tugana no ku muhanzi Riderman igikorwa na kimwe ari cyiza icyo umuvugaho amagambo make. Riderman ni umusani twese twemera cyane nkanjye nakuze numva Riderman ni umusani kabisa twese twemera ariko noneho nawe ku bikorwa bye arabikora neza ariko nawe muri minsi naramubuze Rider narakubuze aragakoze mu ndirimbo Rider kera hari indirimbo kera ikubwira ngo narwaje mama amezi 9 amaze kubagwa nta nshuti iba muri ino si nta n'umwe uzakugumanira namba iyo uyivuyemo urazima bakaguheza gusa ntabwo nzi neza niba ari gutya ariko ndumva rero style irimo arakumbuye Rider urakumbuye bro urakumbuye garuka tukubone. Okay uririmba ryinga ndirimba trap afrobeat so nkuko navuye ngo njye mpora mu makorosi nyine ibikorwa byanjye nkomeza nkora ibikorwa nyine ntabwo ngira ngo mvuga ngo mpagaze muri style yose ndiyamenyera turimo turagana ku musozo urasaba iki abafana bawe urasaba iki abantu bakunda kugaragara mu byanga cyane abantu icyo nasaba abantu bakunda kugaragara mu byango cyane nibarebe ngirura imoto njye bita Papa Mike Skia iyi ni part 2 ni Papa Mike part 1 ni inzu y'ibitabo ni bande bakora subscribe ku macano yanjye atandukanye baze twiyambarira amapata ya danje nayo byo kuvuga ngo ibyangwe ngo harabami ngo hari iki igifite itangiro cyose kigira n'iherezo bro uyu ni inzu y'ibitabo bakomeze badushyigikira mu industry nyarwanda bakora ama subscribe kandi bareke kuduheza turashoje cyane hari indirimbo z'igishego wakiwafaye ku kintu navuze ubundi high class kuri buri naguze ntacyo wazumbwira iwanjye mfite pharmacy anytime wallahi nagiha wakimape mfite tuche yani wakiwafaye ku kintu navuze niyo yonyine nanjye ku mutima general ari kumwe na Ishkev bro n'undi narasine n'undi mucama bita bamwita
ndamwibagiwe icyo nicyo gishegu kimeze neza. icyo gishegu ndagikunda cyane niyo bita ifarashi. Sikia ku ifarashi. Papa Mike ku ifarashi. Baby ngaho icara, ngaho nawe icara. Ifarashi yanjye iri na stamina. Nahanyerera ni kwirage. Wara. Reka tugushimire cyane kandi abadukurikira babo bashimiye ibyo wavuze ibikorwa byawe. Tukabashimira cyane mwabagumye kutureba natwe tukagushimira. Murakoze cyane muri abambere kandi iki gikorwa ni igikorwa cy'agaciro cyane gusa banyitege nge Papa Mike banyitege kuko ibikorwa byanjye bakomeze bakora subscribe ku ma channel atandukanye. Bagate mukore subscribe kuri AMTV. Mukore subscribe kuri AMTV. Kandi mukomeze mudushyigikire kuri ibi babyita amapata ibyo kuvanga byangwinga iki ni amapata. Urakoze cyane papa. Urakoze namwe muri kugenda twisaka amaryo of course nizere ko mwabyohewe tubonane ibiganiro bigiye gukurikira iki.